turabashimiye cyane kubw'iki kiganiro cyiza. Ni ikiganiro gifasha umuryango nyarwanda kubaho utuje kandi utekanye. Ni ikiganiro gifasha by'umwihariko abubatsi ingo mu kumenya gutega amatwi, haba hagati y'umugabo cyangwa umugore n'abana, hakaba ibiganiro hagati yabo. Ibyo byose bigafasha kubaka umuryango nyarwanda ubayeho neza kandi uteye imbere, ariko tutirengagije ko byose bikorwa tugendeye ku ijambo ry'Imana, kuko uwubaha Imana aba yubaha byose, kandi uwubaha Imana arakuzwa, uca bugufi niwe uhabwa icyubahiro. Twishimye cyane rero nk'ababyeyi, nk'uhagarariye mu buyobozi bwite bwa leta, ni amasomo twakwifuje ko yahabwa umunyarwandakazi cyangwa umuryango nyarwanda by'umwihariko, biciye mu ivugabutumwa mukoresha, kuko ari iryubaka umuryango wacu ukabaho utuje kandi utekanye. Murakoze.